Data wo mu ijuru turagushimiye, tugushimiye kubw'uyu mwanya, tugushimiye ubuntu bwawe watugiriye, tugushimiye ko waduhinduye abana bawe, nta kintu na kimwe dukoze, ahubwo byose bikaba byarabayeho ku bushake bwawe ndetse n'urukundo rwawe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuntu. Ninde ukwiriye ubuntu? Ninde ubasha kubeshwaho n'ubuntu? Ni ukuvuga ngo kuduha agakiza ntabwo aricyo kintu cyonyine wari ugambiriye ngo kibe gihagije, ahubwo washatse ko tubaho tubeshejweho. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kuganira turebera hamwe uburyo ki twabeshwaho n'ubuntu bwawe, apana twebwe ubwacu. Niyo mpamvu rero nkweretse abanteze amatwi, aho baherereye hose mu byo barimo bakora byose, kugira ngo ubuntu bwawe babusobanukirwe, kandi ubuntu bwawe bukomeze bucengere mu mitima yabo, n'ubuntu bwawe bukomeze bubakoreshe. Ubane nanjye uvuga, ubane n'abaduteze amatwi aho baherereye hose, ni mu izina rya nsenze nizeye, amen. Ndabasuje rero bavandimwe mwese aho muri, aho muherereye, nkaba nizeye ko ubuntu bwa Data nyine bukomeje kubana namwe, aho muri ndetse no mu byo murimo murakora. Ni Tadeyo rero icyo Imana ishaka ubaganiriza ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Tukaba rero turi muri ya gahunda yacu yo kuganira ku ijambo ry'Imana, tuganira ku bijyanye no kutitiranya agakiza k'ubuntu twahawe. Abantu benshi rero bagira ubuntu, abantu benshi bahawe agakiza, ariko ugasanga ntabwo babasha gutahura icyo baherewe ubu buntu n'uburyo ki bagombye kubeshwaho nabwo. Niyo mpamvu usanga nyine Satani yaragiye ashuka abantu, ugasanga barashaka kubaho mu buryo utateganyije ko tugomba kubaho nyuma y'uko turonka cyangwa se twakira aka gakiza. Rero ndatinze, ndaza gutangira nsoma ijambo ry'Imana kugira ngo tugende tuganira nyine tureba neza ibijyanye n'aka gakiza k'ubuntu waduhaye, kugira ngo tumenye uko tugomba kubaho nk'uko ubushake bwari bwo buri, kandi ari nako nyine n'ijambo ryawe ritubwira. Ndaza gutangira nsoma Matayo 5:14 ngeze ku murongo waho wa 16. Matayo ibice 5, umurongo wa 14 ngeze ku murongo wa 16. Aya ni amagambo Yesu yagendaga avuga abahiriwe abari bo. Nuko hanyuma ageze ku murongo wa 14 aravuze ati, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itara ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Aya magambo Yesu Kristo yavuzeho, ariko noneho bigeze no mu Baroma mu bice byaho 4, Dawidi nawe ayavuga kuri aya magambo, cyane cyane avuga ku bantu nyine bahiriwe. Hari aho Yesu yavuze abahiriwe, Pawulo nawe agaruka nawe agaragaza abahiriwe abo ari bo. Aho mu murongo wa 6 wo mu gice cya 4 baravuga ngo nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabeshejwe n'imirimo, ati, ahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Ni ngo hari abahiriwe ari bo babangaba Dawidi arimo aravuga ahangaha. Rero Yesu nabo nibo yavuzeho, agaragaza uburyo ki ari umunyu w'isi, uburyo ki agaragaza uburyo ki isi igomba kubabona, n'uburyo ki bagomba kubaho kuri iyi si. Ariho yavugiye arababwira ati, rero mwebwe muri umucyo w'isi. Ni ngo iyo tumaze kwakira agakiza, tumaze kumurikirwa, tumaze guhabwa ubuntu bw'Imana, ni ukuvuga ngo icyo gihe tuba tubaye umucyo w'isi. Rero wakwibaza ukuntu umuntu ashobora kubaho ari umucyo w'isi, none ugasanga wa mucyo aho yakamurikiye abantu, aho ugasanga arimo arababera umwijima,
kandi ubushake bw'Imana atari ukugira ngo tubere abantu umwijima, ahubwo ari ukugira ngo tubere abantu umucyo. Ni ukuvuga ngo ubwo nibwo bushake bw'Imana. Rero Yesu arimo araganira, arimo aragaragaza agaciro k'uyu muntu wahiriwe, kubera ko yari ari kuvuga nyine ku bantu bahiriwe. None wanze wibaze ngo ese warahiriwe? Ese narahiriwe? None niba narahiriwe, ni ukuvuga ngo ngomba kubaho gute? Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu bivuze ngo muri umucyo, muri umucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo impamvu turi umucyo w'isi ni uko mbere twari umwijima. Twari umwijima, ntacyo twabashaga kumurikira isi, kubera ko twari turi mu icuraburindi. Tumaze rero kuvanwa muri rya curaburindi, ni ukuvuga ngo tujyanywe mu mucyo. Uwo mucyo rero ntabwo umucyo ushaka kugira ngo utwikirwe, uzane intonga cyangwa se uzane akebo, hanyuma ngo woroseho. Oya, ntabwo uwo mucyo Imana ishaka ko uwo mucyo utwikirwa. None usanga mu by'ukuri abantu benshi barakiriye uwo mucyo, bamaze kuwakira mu mitima yabo, ugasanga barawutwikiriza ibibi byabo bakora, bakawutwikira kugira ngo ntugaragare, abantu ntibawubone. Nyamara mu gihe uyu mucyo wagombye kubonekera abantu bose, kugira ngo noneho niba abantu babonye wa mucyo, babonye ya mirimo myiza, bahite ko bahere ko bahimbaze so cyangwa se data uri mu ijuru. Kubw'iki? Kubw'ibyo batubona, kubw'ibyo wowe bakubona, wowe nde? Wowe wahiriwe, wowe uhirwa, wowe wabaye umwana w'Imana, wowe wamurikiwe kugira ngo nawe umurikire isi cyangwa se umurikire abantu bose. Aha ngaha rero Dawidi yagaragazaga abantu bahiriwe, aravuga ati nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabeshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Ni ukuvuga ngo uyu muntu uhirwa, icya mbere akaba atari kubarwaho ibicumuro, akaba yarababariwe ibicumuro bye, akaba yarababariwe ibyaha bye, hanyuma ikindi akaba atazabarwaho icyaha. Uyu ni wo muntu uhirwa. Uyu nguyu rero Yesu niwe ari kuvuga, wamaze kuba umurikira abandi, wamaze kuba umucyo w'isi. Uyu mucyo rero w'ubutumwa bwiza ari wo w'agakiza k'ubuntu, uyu mucyo urasabwa kutawutwikiriza intonga cyangwa se imirimo yawe mibi isebya cyangwa se idahesha Imana icyubahiro. Rero usanga abantu benshi baryoherwa no kuba baramaze kwakira ubutumwa bwiza, bakaryoherwa n'uko batazarimbuka, bakaryoherwa n'uko batabarwaho icyaha, bakaryoherwa n'uko Imana itabaraho ibicumuro byabo. Ariko ugasanga nabo ntibaryoherwa, ntashaka kuryoherwa no kubaho ubuzima bagaragaza nk'abana b'Imana, ubuzima bubabera urumuri cyangwa se babeho ubuzima bumurikira abandi. Ahubwo Satani ari usanga mu by'ukuri yarabahumye amaso, agashaka kubajyana kure y'ubutumwa bwiza cyangwa se kure y'ijambo ry'Imana, aho usanga buri muntu wese ashaka kwibeshaho nk'aho yakabeshejwe. Ubundi Imana ni umuhanga cyane, kandi Imana n'ubundi yari ituzi no kugira ngo itwohereze Yesu Kristo azadukize, ni uko yari izi ko dufite intege nke, turi abanyantege nke. Ariko tumaze kwakira agakiza, tumaze guhabwa ubuntu, tumaze kugirirwa bwa buntu, ni ukuvuga ngo ubwo buntu bwagombye kuza muri twe. Ni ukuvuga ngo ni impinduka twamaze kwakira. Ubundi mbere twari dufite intege nke, ariko nyuma yaho twakiriye ijambo rifite imbaraga. Iyo urebye isi ukuntu bubatse, ubuyobozi bw'isi, umuntu w'isi iyo avuze ijambo, iryo jambo ni ukuvuga ngo rigira umumaro. Umuntu w'isi iyo avuze ijambo kuba ayoboye, ni ukuvuga ngo iryo jambo rigira imbaraga, rirubahirizwa, rigakurikizwa, ni ukuvuga ngo rizana impinduka ikomeye cyane kandi ryavuzwe n'umuntu. Noneho utekereze ku ijambo
rivuzwe n'Imana, ijambo wakiriye. Rero usanga abantu benshi bumvise iryo jambo, ariko iryo jambo ntiryabahereza, ntiryigeze ribazanira impinduka. Barashaka gukomeza kwigumira uko bari. Urumva nyine twarakijijwe, Imana ntiri kutubaraho ibyaha, Imana ntiri kutubaraho ibicumuro, niyo mpamvu nyine ni uko tumeze, nta kindi kintu twarenzaho. Ariko kandi mu by'ukuri si uko nguko. Yesu avuga aya magambo tumaze gusoma muri Matayo ibice 5 uhereye mu murongo wa 14, aya magambo impamvu Yesu yayavugaga ni uko yari azi neza ko hari izindi mbaraga zindi uba uhawe, hari izindi mbaraga uba umaze kwakira. Ari niwe yavuze ngo muri umucyo w'isi. None kuki udashaka kuba umucyo? Ese umucyo wamurika iki? Iyo ahantu hageze amashanyarazi, y'ahantu hageze itara, hari umwijima, niho ngo wa mucyo uhita uganza wa mwijima, noneho wa mwijima ukabura. Rero byaba bibabaje ko umuntu ahabwa itara, agashyirwa itara mu cyumba, nto yarangiza rya tara akazana ikintu akaritwikira. Ntabwo bishoboka. Nta muntu ushobora kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo. Rero ugasanga mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, abantu bo barashaka kuzana umwijima, bagashaka kuwutwikiriza ijambo ry'Imana. Nyamara Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ubundi ngo ubwo buntu buri muri wowe bwagombye gukora ibyabwo, wagombye kubwemera ugakora imirimo yabwo muri wowe. Ariko abantu benshi ubu buntu twabibwimye umwanya, ubuntu twabwimye inzira, ubuntu dushaka kubwumvira, ubuntu ntabwo dushaka ngo budukoreshe, ahubwo twebwe turashaka kubukoresha. Niyo ngo niba ushaka kubukoresha, niyo ngo urimo uragendera muri kamere, nturi kugendera muri bwo. Niba nshaka ko bunkoresha rero, nindeke bunyobore, nindeke bumbwire icyo ngomba gukora, atari njyewe ushatse kugira gute, ushatse kubuyobora. Icyo rero nicyo usanga aricyo kibazo gihari, kubera ko usanga abantu benshi barashaka kuyobora ubuntu nk'aho baretse ngo ubuntu bw'Imana bugire gute, abe ari bwo bayobora, abe ari bwo bubakoresha, abe ari bwo bubageza ku cyo bagombye kugira gute, kugeraho. Avuga ngo ntabakongereza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Niyo ngo ubwo buntu bw'Imana nakiriye, wakiriye, butakikoraho icyaha, butuma utakibarwaho kuba umunyabyaha, bwagombye kuba ari bwo bugaragara, bukagaragarira bose, aho kugira ngo abantu babone ibyo ngibyo by'amafuti, bakabona icy'ingenzi. Ngo abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bari kubahimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo mbere ubundi wakoraga kugira ngo ugakora imirimo myiza, wumva ko ari izakujyana mu ijuru, ariyo izaguhesha ijuru, ari izatuma Imana ikwemehoya. Ubu ngubu iyo mirimo ukora ni ya mirimo y'ubuntu wakiriye, ni ya mirimo ukoreshwa n'ubuntu, ntabwo ari ya mirimo uri kujya gukora kugira ngo ubuntu buze. Hoya, ubuntu bwo bwamaze kuboneka muri Kristo Yesu, ubuntu bwo wamaze kubwakira. Rero bwemerere, bwemerere bukore, bwemerere burase, bwemerere bugire icyo bukugezaho, bugire uko bukugaragaza imbere y'abantu n'abakubonye wowe ubwawe, abambonye bahere ko bahimbaze Imana. Abandimwe rero reka ngarukire ahangaha mu by'ukuri, kandi ngiye yuko iri somo ni irya 6, tuzakomeza kugenda tureba neza igisobanuro cy'ubuntu, ndetse no kudakomeza kwitiranya ubuntu twahawe, tubupfusha ubusa, dushaka kubukoresha uko butari, nyamara atari ko Imana ibishaka, ahubwo ari Satani ukomeza kugenda atwoshya kugira ngo ubuntu bw'Imana tubuteshe agaciro, kugira ngo ubuntu bw'Imana tubutwikire, aho kugira ngo tubureke bumurikire abadukurikiye cyangwa se abatubona, usanga ni twebwe turimo turabutwikira. Rero ntabwo aricyo Imana yabuduhereye kugira ngo bugire umurimo
ndetse bugire n'icyo bukora mu izina ryayo. Reka rero mbasezereho mbabwira nti shalom shalom.